Shintoisme, Buddhisme na Taoisme ni nk'amatsinda ajyanana n'imyizerere ihuza benshi mu baturage ba Aziya, ariko yose idashingiye ku Mana n'imwe. Ibihugu bitanu bimwe bya mbere bifite abaturage benshi batizera Imana mu isi. Uhawe ikaze hano ku Isoko Yeza umenye ibyo ari byo. Imico myinshi mu isi ndetse n'ikwirakwira ry'imico mu bihugu bigiye bitandukanye, mu bwami ndetse n'ubwami bw'abami, igihe cyose byagiye bijyanana n'imyizere cyangwa se amadini runaka yihariye mu bice bitandukanye by'isi. Gusa hari ibihugu bifite umubare munini w'abaturage batemera Imana. Kutizera Imana cyangwa kutagira cyangwa idini umuntu abarizwamo ubwabyo ni ibintu bigoranye cyane gusobanura, kuko ubwabyo ari imigenzereze ubwayo nayo ihita irema indi myemerere yihariye. Kuva kera mu mateka yose uko abantu bafata ibintu batandukanye mu isi, kimwe n'uko isi n'ubuzima buyibarizwamo bifatwa, ibyo byose kimwe n'ishusho ndetse n'isura abantu babibonamo bajyanye n'idini ndetse n'imyemerere runaka. Gusa nk'uko tubikesha Pew Research, ikigo cy'ubushakashatsi cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, amadini yataye agaciro kuri benshi ku buryo ibijyanye n'Imana n'inyigisho zijyanye nayo baba bumva ntacyo bibarebaho na kimwe, kandi abantu yewe n'Imana benshi baba bumva ko n'Imana itanabaho. Uyu munsi ku Isoko Yeza twabateguriye urutonde rw'ibihugu bitanu bya mbere bifite umubare munini w'abaturage batemera Imana ndetse n'abatanafite idini na rimwe babarizwamo. Igihugu cya mbere ni igihugu cya Korea y'Amajyaruguru. Korea y'Amajyaruguru nubwo yo binagoranye gukorayo ubushakashatsi kubera politike yaho, gusa ni igihugu kigendera cyane kuri jishe. Jishe ni imyemerere ishingiye ku muco gakondo wa Korea ya ruguru ndetse na koministe. Haba kandi n'indi myizerere ya shamanisme ishingiye ku myizerere y'Imana nyinshi mu biremwa bitandukanye ndetse ikanajyana n'imigenzereze gakondo yaho. Ikindi kibitiza umurindi ni imitegekere yaho mu muryango w'abakimu washinzwe na Kim Il-sung. Uyu muryango ushinjwa gutegekana igitugu, nta muturage uba wemerewe kunyuranya n'amahame y'igihugu, kuko abirenzeho no kwicwa aricwa. Igihugu cya kabiri ni Ubushinwa. Mu Bushinwa bwose abantu babarirwa hagati ya 7 ndetse n'9 ku ijanisha nibo bizera gusa ko habaho Imana imwe. Ibyo bikanajyana n'amateka y'iki gihugu mu myaka myinshi yabanje. Ku Bashinwa kandi binahuzwa cyane kandi n'imyizerere ya Confucianisme mu myizerere ndetse n'imigenzereze itandukanye cyane na Shintoisme y'Abayapani. Ni nka filozofi yabo yihariye kandi nta Mana ibarizwamo. Shintoisme, Buddhisme na Taoisme ni nk'amatsinda ajyanana n'imyizerere ihuza benshi mu baturage ba Aziya, ariko yose idashingiye ku Mana n'imwe. Niyo mpamvu uretse n'Ubushinwa, Aziya muri rusange aricyo gice kinini kibarizwamo abaturage batizera Imana. Gusa nanone mu Bushinwa banatinzwa umurindi n'amahame ya politike yabo ya koministe. Iki gihugu cyatangije kugenderamo kuva mu 1949 Mao Zedong washinze ubutegetsi bwa gikoministe. Amadini, Imana ndetse n'imyemerere ijyana nayo yabiranduye mu mitekerereze ya benshi, dore ko we yavugaga ko amadini kuri we ari igikoresho cyo kwigiriza nkana kuri rubanda rugufi ndetse no kubaheza mu bujiji. Igihugu cya gatatu ni Ubuyapani. Ubushakashatsi bugaragaza ko 8% by'Abayapani bose bamwe bahurira mu mugenzo wa Shinto.
bo bizera ko hariho ubutagatifu n'ubumana babarizwa muri buri kintu. Ibyo bigatuma abandi babifata nk'aho ari idini, shintoisme. Gusa mu Buyapani bo ntago babifata nk'idini y'abantu badafite imana n'imwe basenga, ahubwo bo bizera ko imana ari nyinshi kandi zikaba zibarizwa muri buri kintu cyose, cyaba igiti, inyamaswa, ururabo ndetse n'ibindi byose karemano. Igihugu cya kane ni Autriche. Bigendanye n'amateka y'Uburayi, Autriche hagati mu kinyejana cya 20 yaje kwisanga mu bakoministe, kandi muri icyo gihe kominisme yarwanyaga imyemerere ishingiye ku madini ndetse no kwemera imana. Ibyo byatumye Autriche yisanga ifite abaturage batemera imana. Igihugu cya gatanu ni Czech, Republic of Czech cyangwa se Repubulika ya Czech. Mu 2015 abanya-Czech Republic 3 muri 4 bose nta dini babarizwagamo cyangwa se ngo habe hari imana bizera. Hari impamvu nyinshi iki gihugu gifite umubare munini w'abaturage batizera imana cyangwa se babe bafite idini na rimwe babarizwamo. Mu kinyejana gishize mu Burayi benshi mu banyaburayi babarizwaga mu idini rya Katolike. Gusa icyo gihe ibice byinshi byo muri icyo gihugu cyabarizwagamo bafataga ubukristo nk'imico ndetse n'igikoresho cy'ubwami bw'amami bwa Autriche Hongrie. Hanyuma hagati mu kinyejana cya 20 cyashize cyisanga mu bumwe bw'abasoviete, kandi muri ibyo bihe amahame y'abakoministe yahinduye cyane amadini n'imyemerere iganisha ku mana. Uko niko icyo gihugu cyaje kwisanga kuri ubu gifite umubare munini w'abantu batubaha imana. Niwatuza akanwa kawe ko Yesu ari umwami, ukizera yuko imana yamuzuye, uzakizwa. Niyo mpamvu rero nawe wumvisha ibi ngibi, wizera imana ko iriho kandi ko yaduhaye umwana wayo Yesu Kristo kugira ngo ukizwe.